umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda aherutse kandi kugira Major General Alex Kagame umugaba mukuru w'inkeragutabara nawe akaba agiye kurahirira izi nshingano ze uyu munsi. Mu bandi bari burahire harimo Ruberwa Bonaventure wagizwe umushinjacyaha mukuru wungirije. Mu kanya gato katarambiranye mukaba mugiye gukurikira uyu muhango wo gushyikiriza izi ndahiro zabo umukuru w'igihugu kuri televiziyo Rwanda. Tubibutse ko Dr Patrice Mugenzi abaye Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu umwanya asimbuyeho Musabyimana Jean Claude wari wagiye kuri uyu mwanya mu 2022, umwanya nanone yaje kongera gukomerezaho mu 2024 ubwo hashyirwagaho guverinoma nshya yarahiye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Gatera Frank, abandi bufashe kuyobora gahunda y'uyu munsi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bayobozi batumirwa mwese muteraniye aha, nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo y'118 ivuga irahira ry'abagize guverinoma, nk'uko kandi biteganywa n'itegeko rigena stati y'abashinjacyaha mu ngingo yaryo ya 18 ivuga irahira ry'umushinjacyaha mukuru wungirije, nk'uko kandi biteganywa n'itegeko rigenga ingabo z'u Rwanda mu ngingo yaryo ya 6 ivuga irahira ry'abayobozi b'ingabo z'u Rwanda. Hano hagiye kubera umuhango wo kwakira indahiro ya Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu, ya Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi, y'umushinjacyaha mukuru wungirije n'iy'umugaba w'ingabo z'inkeragutabara. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, murabanza kwakira indahiro ya Dr Mugenzi Patrice, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu, n'iya Dr Bagabe Cyubahiro Mark, Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi. Barigira imbere bafate ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso, bazamura ukuboko kw'iburyo bavuga indahiro. Njyewe Mugenzi Patrice, njyewe Mark Cyubahiro Bagabe, ndahira u Rwanda ku mugaragaro, ko nazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, n'intatira indahiro zabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Murakoze.
nyakubahwa perezida wa repubulika mugiye kwakira kandi indahiro ya bwana Ruberwa Bonaventure umushinjacyaha mukuru wungirije arigira imbere afata ibendera rya repubulika y'u Rwanda ikiganza cy'ubumoso azamura ukuboko kw'iburyo avuga indahiro. Njyewe Ruberwa Bonaventure ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira repubulika y'u Rwanda ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Murakoze. Nyuma yo kwakira indahiro y'abaminisitiri y'umushinjacyaha mukuru wungirije nyakubahwa perezida wa repubulika mukaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda mugiye kwakira indahiro ya Major General Kagame Alex umugaba w'ingabo z'inkeragutabara. Nawe arigira imbere afate ibendera rya repubulika y'u Rwanda ikiganza cy'ibumoso azamure ukuboko kw'iburyo avuga indahiro. Njyewe Major General Alex Kagame ndahira u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira repubulika y'u Rwanda ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Murakoze. Twagira ngo dusabe abamaze kurahira gushyira umukono ku ndahiro. Murakoze. Nyakubahwa perezida wa repubulika mu cyubahiro cyanyu mwageza ku bateraniye aha n'abakurikiye uyu muhango hirya no hino ijambo mwateganirije uyu munsi. Murakoze. Abayobozi b'inzego nkuru z'igihugu cyacu n'abanyarwanda bose badukurikiye, ndagira ngo mbanze mbasuhuze kandi nongereho gushimira abamaze kurahira kubera inshingano bemeye gufata mu nyungu z'igihugu cyacu. Biba kenshi rero ni ibisanzwe abanyarwanda aho bari hose mu mirimo yabo isanzwe, niyo bahamagariwe gukorera igihugu ku buryo nk'ubu ndetse birimo ubwitange, kenshi cyangwa hafi bose barabyitabira. Nagira ngo kuri iyo mpamvu mbashimire. Icyo nakongeraho ni ukwibutsa gusa
inshingano nk'izi n'iz'abandi benshi bamaze kunyura aha ni inshingano dukwiriye gufata n'ubwitonzi n'ubushishozi, cyane cyane ko izo nshingano icyo zidusaba ni ugukorera abanyarwanda bose, nta n'umwe dusize inyuma, tukabakorera ku buryo bwose bushobotse, ubwo dushoboye, bijyanye n'amikoro igihugu gifite cyangwa andi gishobora gukomeza gushakisha hirya no hino. Kenshi uragira ngo mbone umwanya guhanura, kenshi abantu bararahira bafata inshingano nk'izi bazemeye, bazikunze ndetse banazishoboye, ariko turabizi ko hari bigenda biboneka usanga barahiriye gukorera igihugu, gukorera abanyarwanda, gukora ibishoboka byose, ageraho akaba ari we wibanza muri izo nshingano, agakora ibimureba kurusha ibireba igihugu nk'uko biba byarahiriwe. Uwo ni umuco tugenda turandura iyi myaka yose, ni umuco wari warabaye karande ku politiki twagiye turandura muri iyi myaka nka 30 ishize. Ntabwo byaba ubu rero bishobora kwihanganirwa gusubirwamo ku bakozi bafite inshingano ziba ziremereye nk'izi, ziba zireba igihugu cyose. Ariko iteka abantu n'abantu, harimo dusanga abantu bamwe babigiyemo, ariko iyo abantu bagiye muri ibyo nk'ibyo ugahanura, ugasubiramo, ukereka ibitari byo, kandi uzi ngo baranabizi ahubwo babyirengagije gusa, ubundi ugenda ubakebura, ubundi ntabwo bikwiye kuba bisubirwamo kenshi, bigeraho abantu bagafata umurongo. Ariko ndavuga iyi myaka yose ku gice kinini byari bimaze gufata umurongo, hari abantu bake bakomeza kutabyuzuza, ariko icyangombwa ni uko twese dufatanije n'inzego zose dukwiye gukomeza kubagorora no kubagarura mu nzira. Icyo gihe iyo umuntu wamuhaye amahirwe nk'ayo, iyo yabonye ikibazo cy'ubuntu, kuba umuntu noneho bigeraho bikaba guhitamo ibitari byo, kandi ibiri byo bihari bizwi. Ndibwira rero ko mwebwe abaminisitiri cyangwa abandi bashinzwe izindi nzego mu buryo butandukanye maze kuturahira imbere, ndagira ngo mbibabwiye mwebwe ubwanyu hano, binabanyuzemo bikagera no ku bandi bose, twakomeza tugatera intambwe. Iza minisiteri rero, abaminisitiri bamaze kurahira, yaba Patrice Mugenzi, yaba Dr. Mark Cyubahiro Bagabe,
izi minisiteri zifite uburemere ku iterambere ry'igihugu cyacu, ariyo ya Dr. Patrice Mugenzi ayoboye, ari n'iya Mark Cyubahiro. Ndizera ko ubundi murabyumva kandi mubifitiye ubushobozi. Ntabwo ari mwe rero gusa, iyo mugiye kuyobora n'abandi bose iyo bagiye kuyobora, ntabwo ari wowe kugira ngo ukore ikintu kizima gusa nk'umuntu, ahubwo inshingano iba iri no gukurikirana no gukorana n'abandi mukorana ku nzego izo arizo zose, kugira ngo nabo buzuze izo nshingano uko bikwiye. Twese ntabwo umuntu wagiye akora ku giti cye kumva we yujuje ibyangombwa ari umwere, ntabwo bikunda, kubera ko iyo uri umuyobozi bijyana n'iby'abandi bose uyobora bakora. Ntabwo wagira umuyobozi mwiza ngo ugire abayobora babi, ntabwo bikunda, haba hari ikituzuye. Gukurikirana ibyo dushinzwe, kureba ko ibintu bikorwa uko bikwiye. Aho ngaho dukunze kuhagira intege nke mu mikorere uko njya mbibona. Murebe rero uko mwafasha kubizamura, tureke guhora dutera intambwe ebyiri tugasubira imwe inyuma, bigahora ari urudaca. Gukurikirana ko n'abandi bashinzwe ibindi babikora. Icyo ni ikintu cyangombwa, ngisubiyemo inshuro nyinshi, nzakomeza kugisubiramo. Ariko na bamwe bavuga ko hari ubwo batinya gukora, ngo badakora amakosa cyangwa gufata ibyemezo ngo badakora amakosa. Kudakora no kudafata ibyemezo ubwabyo ni amakosa, nta amakosa bayahungiye. Rero naba no kugerageza ushaka gukora, wenda ugakora amakosa, ibyo biba byumvikana ko umuntu yakoze amakosa nk'umuntu, ariko yakurikiranaga, yakoraga iki. Ariko kwicaraho cyangwa ufata ibyemezo ntukore kubera ko udashaka gukora ikosa, ahubwo kabaye ubwo warikoze kandi riremereye, byo kutagira icyo ukora bijyanye n'inshingano. Ikindi narangirizaho ni cy'urwenya gusa, kugira ngo mu minsi ishize hari amazina agenda aza mu bo izi nshingano, abantu bakibwira ko nimureba mu mazina murasanga harimo risa n'iryanjye. Abantu bazi ko abantu nshyira ku kazi barumuna banjye cyangwa bakuru banjye cyangwa ariko ntabwo ari byo. Abanyarwanda bita amazina yacu arasa ku mpamvu zitandukanye, ndetse hari nanjye ubwanjye ngira ngo niswe izina ryanjye bikurikije umuntu wari uzwi cyangwa wari ubanye n'abanyitse izina. Hari n'abashobora kwita izina umuntu wenda ari jye bahereye ku ryanjye, ntabwo bivuze ko tuva mu muryango umwe, ko nahaye umuntu akazi kubera ko tugira icyo dupfana, ntabwo ari byo. Ngira ngo mpanagure iyo confusion iriho,
naho ibindi birazwi ngira ngo dukomeze tugerageze gukora uko bishobotse guteza igihugu cyacu imbere kandi dukorane inzego zigomba gukorana abantu bagomba gukorana nta muntu ukora wenyine ngira ngo rero birumvikana ibisigaye mbifurije akazi keza hanyuma ibindi tuzaba duhura muri ako kazi nyine murakoze murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika ku mpanuro muduhaye gahunda y'uyu munsi irasozwa n'ifoto y'urwibutso protocol irabidufashamo murakoze bitandukanye urasojwe icyo twababwira twanakomojeho nuko Minisitiri Dr Mugenzi afite impamyabumenyi y'ikirenga PhD muri Agri Business Management yakuye muri Egerton muri kaminuza yo muri Kenya naho Dr Cyubahiro Mark Bagabe wagizwe Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi we asimbuye Musafiri Ildefonse yari asanzwe ari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge ihiganwa mu bucuruzi no kurengera umuguzi. Mbere yaho rero Dr Bagabe yayoboye ibigo bitandukanye bya leta birimo ikigo gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda RAB n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge RSB. Mu bindi twababwira nuko umukuru w'igihugu mu mpanuro ahaye aba bayobozi bamaze kurahira inshingano zabo abibukije ko gukorera igihugu bikwiriye kujyana n'ubwitange zikaba ari inshingano zikwiye gukoranwa ubwitonzi ndetse n'ubushishozi kuko ari inshingano zo gukorera abanyarwanda. Anongeye gukomoza kuri ministeri zombi ari Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ndetse na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu abibutsa ko izi ministeri zifite uburemere ku iterambere ry'igihugu kuko ari ministeri zifite uruhare runini mu guteza imbere abanyarwanda ndetse n'ibyo bakora. Shuti mwari mudukurikiye kuri Televiziyo Rwanda tubashimire ko mwabanye natwe gahunda za Televiziyo Rwanda zo zirakomeje mu izina ry'itsinda ryamfashije kugira ngo uyu muhango bagereho 5 kuri 5 reka mbifuriza gukomeza kugubwa neza na gahunda zitandukanye namwe muherereyemo. Nitwa Paul Rutikanga.